urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye. hose baranguza rikeye wahasanga ikosora ukayirangura. Sweet. Because nice to good umumagaye ntibaze ko nzi n'umusabye n'uruhushya. Shanili, ikino tujya kwicara basi tuganira. Twaganira kuko ko ndi kwihuta. Nza kugaruka twaza kuganira birambuye kurumvira mugaraje kambira byaba. Okay. So rero umuko ni nayo. Maze imisi nkwandikira nyine kugira ngo twiyunge. Sikaze uri mukuri uko nenzi ko iriya message yayobye. No, ndi serious bro. Ndi serious ndashaka yuko dutangira ubuzima bushyashya. Sibyo? Ni ukuri nari nzi kutazongera kumvugisha. No. Ndabizi ntabwo uri kubyemera nanjye nagize uburakari budasanzwe. I'm really sorry sibyo. Sikuri yanteye ariko nyine sinavuga ngo namakosa yawe gusa sibyo. Twese twabigizemo uruhare nanjye nabigizemo uruhare. Twahisemo twakoze nyine ibintu bitari byo ariko ndagira ngo dutangire brand new, dutangire ubuzima bushyashya tukibagirwa ibyabaye biriya byose bakubwiye impamvu runaka twize isomo ariko sinshaka kubura mu buzima bwanjye. Uri kuri kesi urakoze ndabizi nakoze amakosa menshi kandi mbabarira ariko ntabwo nabikoze kugira ngo mubabaze.
uzanye nani Bimeze bite? Mva. uzanye nani Bimeze bite se? oya ntabwo uzi ibyabaye None se? urinjira mu nzu se Hari ikibazo se? konsi yagusanze hano uzi ibintu umaze kunkorera Mva, byagenze bite? nsanze ahangaha kumbaza binjiye mu nzu ibintu byose batereye hejuru bakubuze bari baniciyemo hano Humura nabimenye. Kandi ihangane. azi inyoni z'amandwa ze turifotoje mwana we umva dushanya kumva zinuka yo kwimana umva arumva ko wowe uzabizaya mpamagara ndiko sinye ko fafora biziki misi yari ingenzi pe nshimye ko uyu munsi nari nishimye ariko ubwo sinzi ko by'ejo bizaba bimeze ndigendeye hangana nta kundi umva reka njye mu kazi ibyishimo ntabwo bihora wowe ntuzajya unkenera uzajya umbwira nta kibazo ujye umpamagara ibya saa munani z'ijoro ujye umpamagara sibyo gusa ndishimye kuba wongeye kuvugana nanjye ni ukuri Orana. oh my god I'm so happy I missed you too. Nakurotaga. Yeah. umwana mubi naraje Shawe. aho kuvuga nabi Yes, man. Oya ariko shawe. ntabwo nzi kugira amahane nawe Nawe ari wowe urakaye sibyo ndabizi ko nyine warantunguye kesi nzi ko witonda kumbe mana oya ariko ntugasubiremo ibintu bya kera gusa sibyo. nyine ndishimye ko tuba twongeye twiyunga And I'm sorry sibyo. Ntabwo bizi ko ntabwo nabwira my best friend nabi kugeze hariya. It's fine ni umujinya kandi birumvikana nanjye ari njye nabikora ndabizi. ndakumva So nta kibazo, thank you so much for waje sibyo. Ntabwo nshaka yuko tugirana beef zindi hazimo umucyo mu buzima bwacu muri friendship yacu ntihagarare ikomeza sibyo. nta kibazo Kandi ndakunda cyane kandi ndakunda sure sinaba ndi kwihuta ngiye kugenda okay. Wihanganisha urabasiga ibyo nakubwiraga ari byo hari icyo bagutwaye se? ubwo se usanga banjye Oya ariko uri muzima nta kibazo. Ariko iyo aba ari njyewe bari kunyica. Sinari no kubona ubusobanuro bari kuza banyica. Ariko wenda Imana yakinze ukuboko. none se mbona gusanga ahantu Ntabwo mutinya niwe wampaye iyi telefone. Kuri hano kugira amatelefone. Iyi niwe wayimpaye. yakwikoresha iki Yo guhamagara nshaka amafaranga. birangiye ugiye kuyamuha Ni uguhamagara sinzi niba ndi buyabone. Noneho urumva bikomeye nyine wajya kuryama iwawe nanjye nkiryamira kuryama iwanjye kubera ko aha ubona nyira mama wanjye agenda gutaha yego kumara cyo kandi nzagukumbura ngiye kujya noneho sinzi ukuntu bameze mu cyaro ndanga ariko ntajya nta kundi ko ari akazi shaka akora akazi kandi rega ujye umenya ko mufite amahirwe yo kugenda nk'ubwo uragiye mu ntara ejo uzajya njye ni muri iki gipangu ahubwo uzahishirizamo umuneke utagira aho ujya ukuri uzaba umuneke umunsi umwe shashu ariko reka mubwire mbere yuko ngenda ikindi kintu nashaka kubwira mbabarira sinzi ukuntu uzabigenza uzicaze rich umunsabira imbabazi ni ukuri ntabwo nari mbigendere mbabarira uzamfashe unsabire rich imbabazi ndabizi nyine yarandakariye
akeka ko byose ari njye wabikoze kandi urabizi nayo impamvu nabikoze ni ukuri uzamunsabira imbabazi. Ndabyumva sibyo ndabyumva ariko reka ariko ubundi ibyo bizaza nyuma sibyo reka ibyo bizaza nizere ko we hagati yawe nawe basi muri gukemura ibibazo mufitanye. nyine nicyo nkubwira ntabwo nari navugana nawe ntabwo twese seriye ntabwo muravugana ntabwo twari twavugana pe ntabwo twari twavugana sindamubona ntabwo twari twatanga ibintu byo kuvuga ngo twiyunze ng'iki main focus ni wowe nta kibazo we nimuvugana make sure ko uzabimbwira kugira ngo nzamubwira sawa kagenda akazi keza kandi sawa nyine uragiye iminsi ngahe yose uzi ko nta n'ikimwe nzamarayo ni ukuri ko imana ni hagati y'iminsi 3 cyangwa 5 nzahita ngaruka wabona n'ejo banambwiye ngaruke ibaze iminsi kandi iyo minsi yose nuko nari maze kumenyera ko tuba turi kumwe sebuka akazi ari ingenzi koko hakunzajya nkuvugisha anytime uzajya ubishakira yesho wiba safe ndahari pe ku bwawe ubu reka ngende mbona ko nitegura kare sibyo ntegurira nakiri kare sibyo hato nizagira irungu shama urabona rimaze kukumenyera ariko ntacyo ubu amafoto yanjye uyabike neza nzabika neza nzakuza no gura telefone sibyo hari ikibazo ya nyamaswa nawe iraguhitana ariko akabwira ikintu ngo werekeze wiyemeje uriyemeje ngo byakagenda gafoto zinahageze mbabarira sinshaka gukomeza amagaza hano hantu nanga guhagarara ku muhanda ihute biteze sawa amakuru wewe ngiye rero nagira ngo nkubwire umuntu wakundangiye yambwiye ngo ufotora neza kandi akazi ntago ndumva wagashobora cyane ntago yakubeshya rwose okay cyane rwose urana umukobwa yes uramuzi uyu mukobwa ndamuzi satu hano hirya se ndamuzi none se byakunda yuko wankurikirana no mukobwa paka huye n'uyu musore ukabamfotorera ukamenyera ahantu no musore ataha ngiye kuva ryari se ibyago ku kazi nkanjye ariko ntago ari akazi kanjye rwose ngende umufotographe mawuja ndabizi ko umufotographe niyo mpamvu naguhamagaje kuko nzi ko mwinjira ahantu hose mwebwe mugenda mufotora barambwiye mwinjira mu ngo niyo mpamvu ari we nashakaga kandi umuntu wakundangiye yambwiye ngo ndabizi arabizi neza ko akazi kwawe gashobora kare ntago njya mbikora rwose ngiye akazi kanjye ndi umufotographe we nugira ikibazo amafaranga ushaka ndayakwishyura mbese wamangaye ubundi ndacyategereje kumenya aho bigana bijyanye n'uko ndi buhamagare ariko se nta muntu buriya w'iwanyu wampamagarira akaba yanguriza kare ariko ntabwo bagukomerekeje ntabwo se ibyo ngumi yankubise yagukubise cyane yankubise byihorere imana yakoze no ku bugabo bwawe yaranyishe uriya mugabo ni inyamaswa ngaho reka ngende reka njye kuryama none se ahantu uciye nawe ubonye jya iwawe ujye kuryama ngende ndashaka kuryama simbizi ngende ujye kuryama ibya none byarangiye ubwo ibindi tuzabipanga ejo none se uragenda utambaye se nta kibazo ubwanza gufata ejo
usoza mpamagara kuko uyu mugore ndamenya yagiye none bivuze ngo iyo ntahari agenda uko yishakiye atambwiye ibintu mbona mubuza na telefone yahisize bivuze ngo afite indi asigaye akoresha ntamuhaye abagore babaye kuki batanyurwa hari ikintu agusashaka ngahe wowe nkorera akazi ibindi tubivuga uravuze ngo amafaranga nshaka waya amafaranga si ikibazo hano wowe nkorera akazi ndenza kwishyura okay nta kibazo ubwo uranyishyura takwishyura se akazi ataragakora none urambwiye ngo njye gukorera akazi ubwo nyine urabanza unyishyure mbanze menye ko umuntu turi gukorana mufite icyizere ibyo nshaka nutabima njye se bizagera gute uzayansubiza se oya nzahoya umva byiza nyumva sibyo wowe ufite nimero yanjye wowe umara kuhabona ntago nkubwiye ngo hanjyane ntarakwishyura we nzakwishyura uko wahangeje ese ubwo ubundi urabona wampangaye bana nabura mwishyura nyine urabona wampangaye urashaka geranyije n'akazi uri kumpa urabona wampangaye akazi uri kugwase karakomeye erega ngende umufotographe ntago ndi maneko z'abantu ngiye ntago nkubwiye ngo uneka none urumva ndaba ngiye gukora iki ndaba ngiye kuneka abantu sawa tuvuge ko ugiye kumuneka nsobanurira ahantu uvuye ako uvuye cyane umushitura wanditse nene naherekeje ariko nzakugira twavuganye ngo iki ubu maze amasaha angahe ndahanga utari namuherekeje gusa ntahandi nagiye ese telefone ye ni iyawe niyo yibagiwe yaje tujya mu byo gufata amafoto birangira yibagiwe niba uri ikigoryi niba utekereza gute wikora ukajyana utambwiye nkaze nkamagana inzu yose ngarinda nkubura ese ubizi ubona nsiga mfunze wowe ndakwishyura aho ushaka we nekera umenye ngo yahuye urabona uno musore uyu nguyu uyu bagahura ukamenya ugakurikirana n'umusore noneho ukamenya ahantu umusore aba igipanga atuye siko mbwiye ngo igipanga atuye we nugira ikibazo ikintu cy'amafaranga rega umuntu wakundangiye yambwiye ko akazi ugashoboye okay nta kibazo ariko amafaranga nsanga ari ku meza turi kumvikana ikibazo hano sama turi kumvikana uri kunyumva kuba tusobanuye yuko nguhaye akazi nagusaba ko ugomba kumva ndimo ndashaka kukumvisha uburyo neza ko ibyo bintu uri kumbwira bikomeye bifite n'uburemere bukomeye genda imaneko z'abantu se uragakora nawe ugakora nta kibazo ariko nsanga amafaranga ku meza hari ikibazo nta kibazo nsaba urakoze kuno mujama uzikuna ubu ngubu yazankorera akazi kweli nino tayisese gusa cy'ingenzi nuko ngomba kumenya ahantu ricaba
we byawe tuzabyigaho nyuma ubu ndacyagukeneye Rich ntiwajya mu mwobo n'ubundi ngomba kugusangayo ibyo nibyo wigira ubwo niba umaze kurengwa ntuzi kundengerwaho mpeze telefone mpereza iyo telefone utangiye gukururukana n'ubu usigaye nanone mwifotoje karashaka kugusubiza mu buraya mujye mugenda mukora ibyo mukora n'ikibazo ubona mwifotoje kazajya se singushakana n'ubukobwa nkubwiye uranyumva neza ako uzamfata nk'umwana we kugeza ryari amafoto niba inshuti yanjye yanzuye tukifotoza ubonye ko ari wari wanzuye nkumvugiramo